Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bavandimwe, inshuti z'umusaraba, abo dusangiye urugendo rugana mu ijuru. Ariko hagati aho ngaho mu rugendo hari umurimo Yesu yadusigiye, turaza kuganira ku byo gukora umurimo w'Imana. Kandi uyu munsi muri kumwe na Pastor Dr Gakwaya Emmanuel ugiye kubaganirira ku ijambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 15. Uravuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'umushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Amen. Muri uyu murongo rero turabona uko Pawulo yashishikarizaga Timoteyo kugira umwete mu murimo akora, kandi akaba umukozi ugenda akwiriranya, mbese udagomba kugira ipfunwe, ariko kandi ugomba kugira ibakwe mu kujyana ijambo ry'Imana, ijambo ry'ukuri aribwiriza abandi. Hano turasanga ni ubutumwa bwiza dukomeje kuvugaho, kandi bukomeje no guhangana n'ubuyobe buhakana umuzuko w'abapfuye. Twabibonye na mbere ubwo bahakanaga rero biriya, kandi tuzi neza ko Yesu ubwe yazutse. Muzi ko na Yesu yigeze kubiganiriza abafarisayo n'abasadukayo, hari abatabyemeraga. Uwo mwuka rero wo kurwanya ijambo ry'Imana n'ukuri kwaryo urakomeye, wari ugikomeje, kuko bari bahari bagihakana umuzuko w'abapfuye ndetse n'umuzuko w'imibiri. Aha rero iyo twishingiye ku ijambo ry'Imana kuko ari ukuri, ibyo nibyo tugomba kugenda tubabwira, kuko na Yesu yazutse. Ntitugomba kandi kugira isoni zo guhamya yuko umwami Yesu yazutse, naho wabizira, naho twabizira, ahubwo duhamya neza, duhamya ukuri kose twamenye ku muzuko wa Yesu Kristo, kuko nta n'ikindi Yesu tubwira ni ukuba abahamya b'urupfu rwe, kuko turwibuka ari mu igaburo ryera, ari no kubatizwa. Hariya hose tuba twibuka iby'urupfu rwe. Kuzuka rero twabonye ko ari intsinzi, kuri Yesu, ari intsinzi kuri twebwe, kuko natwe igihe nikigera buriya bazaba barasinziriye bazazuka, kandi tuzuka n'umubiri uhinduye, undi mubiri abazaba bakiriho ngo bazahindurwa, niko tubisoma. Twambara umubiri mushya, umubiri w'ijuru. Imbaraga rero zazuye Yesu Kristo, natwe nizo zizatuzura. Ari ukwizera dufite, cyangwa imbaraga y'Imana, umwuka wera. Kuko Imana rero izasuzuma imirimo yacu twakoze. Twari dukwiye kubaho ubuzima ijambo ry'Imana ritwerekezamo. Ijambo ry'Imana ari ukuri sobanura, ari ukuryiga. Iryo jambo ry'Imana ryari rikwiye kuba muri twe rigwiriye, kuko niryo ryonyine ritubwira uburyo tugomba kubaho muri ubu ubuzima bwo gukorera Imana. Ikindi kandi ni uko abizera babaho batagirebamo nk'indorerwamo, bazumirwa cyane ku munsi w'urubanza. Kwigana umwete ijambo ry'Imana ni byiza cyane, kandi bitabaye ibyo twaba tumeze nk'abasinziriye, tutitaye ku murimo w'umwami wacu, kuko ari we yadusigiye, kandi ni nayo ntego y'ubuzima bwacu, yo kubaho kwacu. Uwiteka rero adufashe kugira ngo ibyo dukora byose tujye tumenya gukorana umwete umurimo Imana yadusigiye, yaduhaye, kwishyira Imana dushimwa, tukaba abakozi, kandi umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, yo kugira isoni y'ibyahamya, ahubwo ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri rero abantu bakwiye kurimenya, niryo ko Yesu yapfuye agahambwa akazuka, kandi akiyereka abantu benshi cyane. Harimo abigishwa be n'abandi, kuko yazukanye abantu
barenga 500 bakora n'akarasisi mu murwa. Ni ukugira ngo rero ukorera umwami ibyo byose, ibyo asoma, yiga ijambo ry'Imana, amenye uko abisobanura. Kandi gusobanura ijambo ry'Imana ntabwo ari ukujya impaka, kuko ijambo ry'Imana ryonyine ririhagije, kandi kuryumva nibyo bitanga agakiza. Uwiteka rero atugirire neza kandi aduhe imbaraga zo gukomereza umurimo we. Haleluya. Uwiteka abaho umugisha.